Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom, shalom, nshuti za SAVEUR divine. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, kuko bisanzwe muri kumwe na Pastor Éric, kandi nkuko bimaze kumenyerwa buri cyumweru tugira ijambo tuganiraho. Iki cyumweru dufite intego iri muri Yohana 15 15 ku murongo wa 15 hagira hati: sinkibita abagaragu kuko umugaragu atabaza ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose nabibamenyesheje. Imana yacu ishimwe. Tugiye kuganira gatoya hejuru yo kuba inshuti y'Imana, ariko tutaravuga hejuru yo kuba inshuti y'Imana, no mu buzima dusanganywe abantu bajya baba inshuti. Uyu mugani ni umugani Yesu yaciriye abigishwa, ariko ashaka kubigisha ku bintu by'umuzabibu n'amashami yawo. Harimo ijambo rikomeye yavuze ngo ishami ryose ritera imbuto ngo aryanganyaho amahage akarita mu muriro cyangwa se akarijugunya, ngo ariko iryera imbuto nyinshi riguma kuri shebuja kuko riba rifitiye umumaro abazarisoroma cyangwa se nyir'umurima akarisarura rikamuhesha gutunga no gutunganirwa. Ndagira ngo tuganire, nubwo ayo magambo yaba maremare cyane, ariko tuvuge gatoya kuri teme yacu y'iki cyumweru yo kuba inshuti y'Imana. Iyo ugiye gutoranya inshuti, hari igihe utayitoranya, ariko hari igihe byikora. Hari igihe byikora muri sosiyete, ugasanga umuntu mukundanye n'uwo muhuje ibico. Dukunze kuvuga mu rurimi rwacu cyangwa se muri culture yacu ngo mwambarana inkweto kumva zirajyamo, bitagusaba gushyiramo soshete ebyiri, bitagusaba kurutobora, ahubwo mukumva murambarana mu nimero, kumva n'urukweto rwawe wagenderamo. Biba bivuze iki rero? Biterwa n'uko aba yashimye ingeso zawe cyangwa se imico yawe, nawe ugashimiye, yavuga ukumva murumvikana. Mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kirundi hari ibintu dukunze kuvuga ngo inshuti nyanshuti cyangwa se inshuti magara cyangwa se umuntu w'inkoramutima. Ni umuntu w'inyangamugayo, ni umuntu integre muri sosiyete ariko no ku buzima bwawe. Ni wa muntu musangira ntagucure, ni wa muntu urwara akabimenya, ni wa muntu ugira ikibazo ukamufasha kugikemura, ni wa muntu urwara ukamusura, ni wa muntu niyo udahari yokipa place yawe cyangwa se ubwo gukora ukumvura umwanya. Inshuti nyanshuti ni ya yindi muganira ijambo ntikuvemo cyangwa se ishobora no kukubikira ibanga ry'ikibazo ufite. Ni inshuti y'inkoramutima ubu yibwira nkaho nawe wakwibwira. Inshuti rero ni ikintu gikomeye cyane. Inshuti iyo ku cyo kintu cy'ubushuti ndimo mvugaho no mu buzima busanzwe, nubwo bitandikwa ngo habeho kontra yuko mugiranye ubushuti, ariko ari alliance, hari kontra iri verbale, hari igihango hagati y'abantu babiri babaye inshuti. Birikora, ntimugira umunsi ngo muhamagara abantu muvuge ngo mutadutanze abagabo abatemwe okire dore tubaye inshuti. Usibye ko keraho abasaza n'abakecuru ba kera mu bakurambere bacu twasanze iyo mwakundanaga mwagiranaga igihango bikaba bizwi, byagiraga umunsi wa declaration mukagenda. Ibyo nibyo twasomye mu bitabo cyangwa se twumvisha no mu mashuri, mukanywana amaraso, bagakora ibyo bita kurasaga
umwe akanywa amaraso y'undi, undi akaba y'undi, bakaba bakoze umuhango wo guhana igihango. Ni nka kontra ivuga ngo nimfa uzanderera, ningira ibyago uzita ku muryango wanjye, ningira ikibi kizaba ari icyawe, ningira ibirori ni wowe muntu wa mbere ugomba kuyobora ibyo birori, ni wowe ugomba kuba aba ari amaraso yawe. Nubwo mutaba muvukana kuri so na nyoko, nubwo mugabo nta kindi kintu mupfana, ariko icyo gihango mugiranye cyo kunywana amaraso ni ikintu kiba kibaye dekarare, ni ikintu kiba kibaye conventionnel, ni ikintu kiba kibaye nka kontra. N'ubu rero inshuti nyanshuti habaho ikintu bita convention cyangwa se contrat verbal cyangwa se convention la ni amasezerano yikora mu buryo bwumvikanyweho wenda butanditse, ariko kabari igihango muhanye Imana yacu ishimwe. Ndagira ngo mbibutse ko uyu muntu witwa Yesu, haleluya, wadukunze, hari igihango twagiranye. Usibye no kugirana igihango cy'isezerano ry'ubudahemuka, yaranadukoye. Hari umuririmbyi uvuga ngo ubwo azaza kudukwa turi abageni, nawe ari umukwe wacu. Yatumeneye amaraso, yadukoye inkwano ikomeye cyane y'amaraso ye, kandi sinayo mu rutoki, sayo sayo ku kirenge, ni amaraso yo mu mutima we, niyo yadukoye. Imana ishimwe. Dufite igihango rero cy'uyu muntu wadukunze. Ntabwo nabona uburyo kinavuga urukundo rukundwa, wadukunze tutaranamumenya, wadukunze tutaranabo gukundika, wadukunze tumukorera n'amakosa, ariko akadukunda. Bene data, mbifurije kuba inshuti y'Imana. Ari dekara yaravuga ngo bitewe n'urukundo mbakunda, bitewe no kuntu numva nabakunze, ntabwo nkibita abagaragu, ntabwo nkibita abantu bo hanze y'urugo, ahubwo mubaye inshuti zanjye z'akadasohoka, mubaye inshuti z'inkoramutima. Bene data, dusangiye kujya mu ijuru, dusangiye ibi byose duhuriraho kugira ngo tujye mu ijuru. Mbifurije kuba inshuti y'Imana. Iyo ubaye inshuti y'Imana wirinda kuyihemukira, kandi nayo yita ku nshuti yayo kuko imureberera. Ari umugabo nakunze amaze kwihana, yabaye inshuti y'Imana, amaze kumva amagambo y'Imana, aravuga ngo uhereye uyu munsi numva ngomba gukundana n'uyu muntu wankunze, akamfira, akambambirwa, akankubitirwa, akambika ubusa, agatamizwa ikizigo kubwa nanjye mbaye inshuti. Afata icyemezo buri gitondo uko agiye ku kazi akabanza agaca ku rusengero, akagenda agapfukama imbere y'ikuruhimbi ko ati mwami, ni ya nshuti yawe Anderson narinje gusuhuza, agapfukama agasenga, yarangiza agafata igare rye akigendera. Abikora imyaka myinshi y'ubuzima bwe. Umugabo yaryama akajya yerekwa, yagenda mu nzu akavuga ati ya nshuti yanjye hari ibintu yambwiye nijoro, ya nshuti yanjye twaganiriye, ya nshuti yanjye yampaye message, agahora abwira abantu ibintu inshuti ye yamubwiye. Umunsi umwe avuye gusenga muri cya gitondo nk'uko asanzwe abikora, arimo yigira ku kazi, agenda mu muhanda nka bwa buzima busanzwe dukunze kujyamo, aza gukora impanuka y'igare. Igare riravunagurika, imodoka riramugonga, basanga yaguye munsi y'umuhanda, rwose ari hafi yo gushiramo umwuka. Abantu baramufata bamujyana kwa muganga, abaganga bakora ibishoboka byose, bahamagara abantu bose bakomeye bashinzwe ibintu by'amagufa, babona umugabo ntabwo azakira. Umunsi umwe avuye muri koma, kuko yamaze iminsi muri koma, ndi kwihutisha iyo nkuru, umuganga aramubwira ati rero muvandimwe Anderson, urwariye hano igihe kirekire kuri ibi bitaro, abaganga bose bakomeye twaragerageje, twarabahamagaye, ariko hari amagufa adashobora gusubirana, hari amagufa byanze pepe, twakoze ibishoboka byose, abaganga b'abartopisi bakomeye bakugezeho, byananiranye. Ni ukwihangana, ubuzima bwawe n'ubu uzahora muri aka kagare, icyakora ntukivuyemo umwuka, ariko nuko bimeze. Ariko akiri mu rusengero, akibasha kujya gusenga, umunsi umwe yazindukiye mu rusengero, mu masengero dukunze kwita ya burakeye niba ture, yumva umupasiteri arimo arigisha ngo data wa twese wadukunze, Imana data yatanze umwana wayo Yesu Kristo w'ikinege, aradupfira. Uwo nguwo ni umuganga uruta abaganga bose bo mu isi, ni inshuti idahemuka, itagutana mu byago no mu makuba. None aza kwibuka abaza umuganga wamubwiraga ati se abaganga bose mwababwiye ati na ya nshuti yanjye y'umuganga mwarayibwiye yangeze undi atasiye? Ati Yesu.
basanga nta muganga ukora muri ibyo bitaro bitwa Yesu. Babaza umurwaza avuga ati ariko uyu mugabo atararwara yahoraga mu rusengero, buriya n'ibyo bintu ari kubabwira. Wa murwaza yahise yirukanka yibuka icyo kintu bamubwiye, ahamagara abanyamasengesho baraza, noneho baramusengera bamurambikaho ibiganza. Igihe bakimurambikaho ibiganza, Anderson arasinziriye, akangutse ajya mwiyerekwa, yumva abona umuntu muremure mwiza cyane amukozaho ibiganza kuri ya magufa, aramubwira ngo ni ya nshuti yawe Yesu yarije kugusura, tera ku kagare umugeri witere hejuru baranduke kuko ndi umuganga uruta abandi. Yarabikoze, atera ka kagare umugeri, arasimbuka. Bagiye kubona Anderson wari umeze nk'umuntu uri gusinzira, abona yiteye hejuru, ahobera wa baganga bari bamuri hejuru bamukorera za kine, abandi bamurwaza bamusiga butogira gute, babona Anderson arabadutse, ariko aragiye arava mu muganga wanjye mukuru yanzu Imana yacishimye. Anderson abamuzima kuguko yakomeje kuba inshuti y'Imana. Mwene data, ndakwifuriza kuba inshuti y'Imana. Nugera no mu byago izagusura, nugera no mu bikomeye izagusura. Ibyananiye abo mwisi azabishobora kuko we ntabwo ajya atetereza bamwisunze kandi ashoboye byose. Ndagushimiye Mwami Yesu icyampa muri uyu mwanya, muri iki gitondo, abandi mwijoro bitewe naho bari, umuntu wese agaharanira kuba inshuti yawe, akagendana nawe, ukajya umuba mugufi, akaba muri wowe nawe ukaba muri we, byose bizagenda neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.